ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu mume izemte muko nagiye bibabwira rero narababwiye ngo tuzagenda tubazanira udukoriyo twinshi cyane. Abantu benshi cyane rero bakunze kwibaza ngo Jessica wa mipango ese waba ukora siporo, ariko ndagira ngo noneho uyu munsi mbihera iki, mbihera ubwino yuko ngewe nsanzwe nkora siporo buri gihe mu gitondo uko mbyutse ndihangana nkakora siporo. Ngira ngo mwana nabibonye yuko twafunguye iyo bita Kasuku Karate Club, so hariya niho barimo ndakorera utuntu tw'itwitozo, ariko nanone nkagira utuntu dukoresha mu rugo. Wihesha wabaye uri umuntu w'umugabo udakora siporo mw'abantu, kugira gutya ntago bigenda, kugira gutya ntibigeramo. So aha rero nibereye mu rugo, ngira ngo murabibona mbanyambariye akenda kanjye nyine ubundi kugira ngo ugire umwenda wa siporo mu rugo. Hari abantu ujya kubona ukabona umuntu agiye muri siporo yambaye uruhu rukora, yambaye n'ibindi bintu birengaho hejuru, yashyizeho n'urukote. Oya, biriya ni icyunzwe, ntabwo ari icyunzwe cy'uko cyakuvuyemo cya siporo, ahubwo biriya nyine ni ibintu uba wambaye byatumye ushyuha nyine ukazana icyunzwe. Abenshi rero babyambara bajijisha kugira ngo bagaragaze ko bavuye icyunzwe, kandi wapi. Dore ngiye mba niyambariye kano kantu, ngira ngo mwabonye na marque nziza cyane, marque ya Calvin Klein, ariko nyine ni akantu kameze nka Kempau. Utu tuntu nagiye nugura muri Thailand. So iyo ugiye gukora siporo mu gitondo, mbere na mbere ikintu cya mbere ugomba gukora, kubera ko mu gitondo nta mpamvu yo kwivunagura no kwivutagura, ushobora gushiduka udakoze akazi neza. Ugomba nyine gukora udusiporo turi aho ngaho two kunanura gusa imitsi ndetse no kugorora umubiri mo gake. So urabona ngaha muri iki gitondo nk'umwe mu bantu bahoze bakina yoga, cyangwa se abantu bahoze bakina utuntu tw'akrobasi turi aho ngaho, ngomba kubyuka nikorera utuntu. Ibi bintu uzabigerageza uri iwawe, uzagerageza bino bintu nkose uri iwawe mu rugo, urebe ukuntu hano haraturika papa. Ariko ngiye nshobora no kuzana n'icyayi nkakiyanywera. Biraryana genda gake, biraryana. So iyo umaze gukora kuriya ukongera ugafata n'aka ngaka, nta mpamvu yo kwivunagura kuko ugiye kujya mu kazi. Ni gake gusa, ukanameditamo ukuntu gake wakumva bitangiye gukurya. Ahubwo biba byagezeyo nyine aho bigomba kujya gute, aho bigomba kujya biba byahageze. So noneho ukagerageza no kugira gutya. Wakumva bitangiye gukurya uvayo. Ino bara yacu nayo iri mu bidufasha cyane. So none aha ngaha akantu magiye gukora, noneho ibintu uzabigerageze uri mu rugo urebe. Aha ukaryama gutya. Noneho umaze kuryama nk'uku nguku, ugenda uzamukamo nyine gake. Urabona, ukagenda uzamo gake, ukabona aha ngaha noneho utangiye kureba n'ahangaha, ukongera ukazamuka. Noneho iyo byanze usubira hasi ukajya gushaka ahandi tate uhita, ariko nyine ntuzamuke nk'abaturage. Noneho bigufasha no kugira ngo aka kagongo kagororoka, ukongera ugasubirayo. Nanone usubirayo ikimonko. Ngewe nk'umuntu w'umumonko nsubiraho ikimonko, ariko noneho ngasubirayo meze gutya ngo gake. Ni gake, ntabwo bisaba kwivutagura, gake. Ndi kugenda, nagiye ubu nagezeyo. Iyo umaze kugera rero gutya, ukarafunguramo gakina, ukarambuka. Urumva utu dusiporo turagufasha, cyane. Ugenda urambuka gake, nta mpamvu yo kwivunagura ngo urimo urakora ibintu binini. N'ubu ntugiye kuzajya muri za Jeux Olympiques, ntabwo ugiye kuzajya muri Jeux Olympiques. Niyo mpamvu nyine mu kwigorora wigorora gake, nta mpamvu yo kwivuna. Uzabigerageze rwose uri mu rugo urebe. Naho mbona bishyize muri video no kugira ngo naho uzajye wigana utuntu nk'utu ngutu utugerageza.
ukuntu umuntu kubera kwicara cyane dusigaye twararemaye shaho ugasanga umuntu hano wirinda gushyira umutwe, iyo washyize umutwe hasi umeze nk'umuntu uryamye, so ntabwo ushobora kumva nyine. iyo washyize umutwe hasi umeze nk'umuntu uryamye ugira utya mpaka utangiye kuribwa. iyo umaze kuribwa rero nibwo wongera ukagira gute. noneho nk'uko nabiberetse, kuzamuka ntabwo uzamuka nk'ikintu cy'ikidebede, uzamuka nyine gutya. noneho iyo ushaka nko kuruhukamo, ariko rero ukaruhuka uticaye wemye nyine nk'umuntu wicaye mu rugo, wicara gutya. noneho hano ho iyo urimo uraruhukamo gutya, ikintu ukora ni iki ngiki, uramedita nyine. wirinda gutekereza ku madeni waba ufite, wirinda gutekereza ku mwana w'umukobwa ukunda cyangwa se uba ushaka kuzasambanya, wirinda gutekereza ku bindi bintu. wowe utekereza gusa ubuzima bw'ejo hazaza. urumva ko ahazaza nta kintu na kimwe ufitemo ide, so uba ugomba gutekereza ku buzima bw'ejo hazaza. nzakora iki, nzagira gute, ugahita ugumamo noneho muri medikasiyo zawe, muri meditasiyo, ari mu meditasiyo ukaguma gutya utekereza ku buzima bw'ejo hazaza. batekereza ikizu cyiza cyane ushobora kuzatunga, gicamo n'utuzi, akaferege kameze neza gacamo amazi y'urubogobogo, ibintu nk'ibyo ngibyo. nicyo kintu cyonyine uba ugomba gutekereza. so hano ushobora no gusinzira kugeza ku munsi w'ejo, kandi n'ubundi uri muri siporo gake gake. iyo ushaka noneho ushaka no gukabya ugashyiramo aka estetike, ugira gutya. ako ni aka estetike nyine ugomba gushyiramo gake gake. ariko hano naho ushaka kugorora umugongo, ukicaramo gutya nyine, umugongo ugomba kwihina. wakumva utangiye kuribwa ukavuga uti reba ndarekeye. ndimo nakora vuba vuba kugira ngo nazoga gutwarira amasaha. hano urimo urigorora kugira ngo urangize bolo zawe.